z'Imana kandi dutegereje ko Imana igaragaza. Amen. Imana ibamugisha. Amen. Haleluya. Imana ibamugisha. Amen. Murawakiriye. Imana ibamugisha. Umenye ko umugisha ukomeye undi ushaka kugirira amanaryo. Mu buhurirane n'urusobekerane rwa byinshi kandi byiza. Umuntu ashobora kukubwira ngo baguhinga ariko si igisobanuro cy'umugisha. Umugisha rero hejuru y'ibintu byose. Imana iba umugisha. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana, tugiye gusubukura aho twari tugeze, ariko intego dufite ni kwizera Imana nk'amaboko. Tuza gusoza ndabereka akantu kwizera. Itangiriro igice cya 22 turasoma umurongo wa 7 n'uwa 8. Itangiriro 22 usoma umurongo wa 7 usome n'uwa 8. Igitabo kiri hafi banditse ngo Isaka ahamagara se Aburahamu ati, data. Aramwitaba ati, ndakwitaba mwana wanjye. Aramubaza ati, dore umuriro n'inkwi by'inkwi, ariko umwana w'intama uri he w'igitambo cyo koswa? Aburahamu aramusubiza ati, mwana wanjye, Imana iri bwibonere umwana w'igitambo cyo koswa. Nuko bombi barajyana. Amen. Amen. Asifiwe Yesu. Amen. Ijambo turisubiremo. Katurisubiremo. Isaka ahamagara se Aburahamu ati, data. Aramwitaba ati, ndakwitaba mwana wanjye. Aramubaza ati, dore umuriro n'inkwi ngibi, ariko umwana w'intama uriye w'igitambo cyo koswa? Ariko akabazo. Aburahamu aramusubiza ati, mwana wanjye, Imana iri bwibonere umwana w'intama w'igitambo cyo koswa. Nuko bombi barajyana. Amen. Hano muri iki gice kandi ku murongo wa 15 haranditse ngo, maze marayika w'Uwiteka arongera ahamagara Aburahamu ari mu ijuru, aramubwira ati, ndirahiye niko Uwiteka avuga, ubwo mugenjeje utyo ntunyime umwana wawe w'ikinege, yuko no kuguha umugisha nzaguha umugisha, no kugwiza nzagwiza urubyaro rwawe, ruhwane n'inyenyeri zo mu ijuru, kandi ruhwane n'umusenyi wo mu kibaya cy'inyanja, kandi ruzahindura amarembo y'ababisha bantu. Tuvuga ngo amen. Asifiwe Yesu. Twaraganiriye tuvuga ngo kwizera si ibintu umuntu aba apfuye kubyuka gusa kuvuga ngo nizeye. Ni ibintu bifite aho bivuye. Ushobora gukanguka uvuga ngo nizeye ngo birarangiye. Oya, ukwiye kubanza kwicara ugatekereza ku Mana yo kwizera. Haleluya. Ukagira imitekerereze yo gutekereza ku Mana. Iyi Mana yo kwizerwa ni iyihe? Kuko Imana ari nyinshi. Ese ni izihe mpamvu zikwiye kuntera kwizera Imana? Imana nayizerera iki? Ese itandukaniye n'abantu?
bikagumaho, ugasura amateka yawe, ugasura uko wabwiwe. Kuvuka ntabwo ubizi, warabibwiwe. Niba waragize umugisha wo kugera muri pirimeri ukabisura, ukareba uburyo wiganaga impanga, twahitaga impanga, ikabutura bazishuraga wa gatandatu nyuma ya saa sita, abize mbere. Kuva ku wa mbere wigana kaki, ukoga mu maso utazi ko umubiri wogwa, kugeza ubwo ikigo cyashyiragaho abantu bo guca abanyeshuri inzara kandi bagira imiryango bavukamo. Ugasura ubwo buzima, none uyu munsi ukaba wicaye mu ntebe z'umuriro. Yewe unasibe kwicara muri ntebe ariko ukaba uzi kwisokoza, ukajya muri salo ukisiga amavuta, ugashobora kwambara inkweto kandi ushaka kumenya ko ukomeye ukajya ureba aho ugeze. Aho hose haroroshye, ujya ureba abantu mwakuranye, nicyo kizakwereka ko ugeze ku rukomero. Ujya usura aho uvuka, umenye ko hari abantu batazi ko ushobora koga kabiri buri munsi kandi bafite amazi. Mwekagira Imana, amazi ahantu hose. Turashimira n'igihugu cyacu bakoze ibishoboka amazi bageza no mu giturage, ariko ushobora gukubita umuntu ukoga kandi amazi ari imbere. Ujya ureba uburyo ubyuka ukoga, wava mu kazi ukongera ukoga ukajya kuryama. Nubwo ushobora kurya rimwe, ariko ushaka kumenya urugero ugezeho, ujya ureba abantu mwakuranye ariko wasize, nibwo uzamenya ko ugeze ku rukomero. Murambura Imana ibiganza niba mubyemera. Asifiwe Yesu. Ibyo rero bizaguha urugero rwo kumenya aho ugeze mu gutera imbere no mu buryo bw'umwuka. Ujya ureba ko hari abantu imisatsi yereyeho kubera urwagwa, kandi ukaba warisanze mu rusengero utarakekaga ko wakagombye kuba umeze uko umeze. Ibyo rero bikwiye kugutera kudacika intege, bikagutera kutarambirwa, ukavuga ngo yigejeje aha izangeza n'ahandi. Nubona ubuzima bwawe burimo Imana, ujye ukomeza uyizere, nubwo hari utarasingira kubera aho uri uriwe, ariko ujye wizera ko yagusingirije ibyo kwita bitoya yagusingiriza n'ibindi. Izere Imana. Ujye ureba uburyo Imana yakuvanye ku izina rimwe ikaguha irindi, kandi abantu mwakuranye, abantu mwasenganye, abantu mwiganye bagifite rimwe kandi ntabwo batagize. Hari impamvu zo kwizera Imana. Hari impamvu, ndetse ufite n'impamvu. Urebe uburyo wise bigoranye ariko ugasoza, udasurwa ku kigo, utazi uko abanyeshuri bajyana ku ruganda, nta sabune watwaye, warogaga iz'abandi. Imana ikaguherekeza muri urwo rugendo ukiga. Ukwiye no gushimira Imana kuko ugize umugisha afite na diporome, maze iyayihaye izantabara. Uzarebe no gukorera abandi, ariko byihuse ntiwirirwa mu rugo. Nubwo aho ukorera bisa n'ibigoranye, ndaje mbabwira ibintu hano Aburahamu yizeye. Haleluya! Kwizera si ibintu bito. Ntabwo kwizera kandi ari impumyi, ukwizera ni nk'impumyi.
kwizera kugira amaso urareba, ndetse kugira amaso atandukanye n'aya maso y'umubiri areba. Kugira amaso areba ibitagaragara, ibitaboneka. Baje ukomere Imana amashyi yo kwizera. Ubundi saho ugeze tuzi ko hari abantu bagusha diplome zikomeye uruta, ariko ntabwo ufite ibyo kwirata risibye Imana. Ni ukuri. Haleluya. Asifiwe Yesu. Amen. Sinigeze mbabwira ko nari mfite umuhungu n'ubu ndamufite nyine. Yemwe mwekagira Imana. Mu gitondo twaza tuganira bitumye nongera kubyibuka. Sinigeze mbona agira umutima uhagaze ngo yatsinzwe, kandi rwose yaratsindwaga. Uyu munsi nazimbaga ndetse ubu ujya wumva bimeze ati nanjye sinzi uko byaje. Uzi kuva mu wa mbere ukabona no kumuha 40, byibuze kubona ko wabaye wa 40 yabaga hejuru, yabaye wa 42 rimwe kuva mu wa mbere kugeza mu wa gatandatu. Ariko yataka ati murambe uhembere ko wabaye wa 50 ati nyamara murambe wowe se nasone bigutera ntabwo ntagize ukoresha ibishoboka byose. Uzi ko ufite ubushobozi bwo gutoragura umuntu wa nyuma ikamuha akazi wa mbere akaba gisera. Nafashwe cyane nyuma muri kubaganiriza gake, ariko se ni muri kunyuka mukomere Imana amashyi y'Imana y'Imana. Yabaye wa 42 rimwe yakoze ajya gukora ikizamini cya leta. Ubwonko bwanjye nari namusengeye ndavangirwa rimwe, kandi cyambwiye ko navangiwe ndakizi. Bambwiye gusengera umwigisha nsengera abanyeshuri sinabimenya rero. Mujya ko nawe wabaye uti dusohotse si byagenze ibintu wasenze urabyumva ntabwo si byagenze. Uzi ko wabaye gusengera umwigisha ukarenga umurongo ukajya mu banyeshuri, hano turi mu kigo bwari bwaragiye mfite umwana umeze gutyo menya na paranganye ibintu byarashije. Ubundi guhera no munsi zongera musani shokora natsi zongera Mana uzamugire ugushaka. Imana niyo kwizera ikora ibitangaza umunota wayo abantu bagatanga. Haleluya. Kandi ndagusengeye mu izina rya Yesu. Ntabwo ibiganza ngusengeye isengesho aho ugeze urasa uri ku munota wayo. Birashoboka ko usa n'uhagaze ku munota wayo,
kigo cy'imyuga kuko numvaga atazatsinda kandi koko yakagira imana mutarigeza mu 40 ibiza mu yibeshye mu 41 kuva mu wa mbere kugeza mu wa gatandatu hari icyizere cyo gutsinda. Usibye imana yakoye ibitangaza kuzamwe nabikora, ubu se wowe wageze ngo aho ugeze no kumva ko hari ibidashoboka. Uzi ko hari umuntu akabakaba akumva ari gufata ubusa. Aho rero nta kintu uri kumva ku Mana kirahari. Reka niba tuzimbere y'Imana uku kwezi kwa gatandatu uzakumerwa ukwezi kumeze nk'uko Mariya yasamye mwenda imutungu yategeza atega. Imana igukorera ikintu gishya gisimbura ibishaje byari bihari. Iguha n'inkuru nziza, amatwi yawe yumva ibyiza, amaso yawe abona ibyiza, amaboko yawe yakira ibintu bisa mu izina rya Yesu. Yesu ndabakomeje. Bukeye mama wajya gusenga nk'uko mwaje, kandi ikintu kibabaje hari igihe abo mutajyanye arimo guca intege ageze aho wasengeye, aho wagendeye wibuka ngo usize ahantu wishyura Imana uzanyiriye igisubizo uzanyikiriye. Mama we yagiye gusenga ntitwari twajyanye, ndicara mu rugo n'abana banjye turi kwiganirira, ndigire gusenga natwe turaho. Ageze Imana iramubwira ati ntiwiteka, numvise gusenga kwawe, umwana wawe aguhaye ubwenge. Ntabwo Imana yavuze izina ikareka, ariko mama we ahita yumva neza uwivuze. Avuga ati mfite abana biga ariko uwivuze ndamuzi. Arataha yaje ari hejuru ari mu bihe Imana usika Imana igivuga, muzi ko Imana itagivuga amagambo amasigara cyicana, muzi ko Imana iherekeza ijambo yavuze ikarigobotora. Haleluya. Kandi aho kubana n'umuntu uca intege uzibana, ikagira umuntu uzaguca intege ngo ntibishoboka, uzavuga ati ibintu byashobotse se ngo bigizemo uruhe ruhare. Reka nta muntu umwe wanagira icyo akumarira Imana itarabwiye. Yageze mu rugo rero ntiyanatubwiye ngo mwiriwe, yaje ari mu mavuta n'abasenyeye ngo mutahe mu mavuta kabisa. Araza aratubwira ahita amukora ngo ati Imana ariko Imana yambaye umuziga kandi uzatsinda. Imana itandukanye n'abantu. Narakuye yewe ndahanuka ubundi se nari ndamanuka numva ibintu avuze sibyo, ndababara ngwino mubwire tujya mu cyumba urampamukiye ndetse bigenze uti kurakara ndababaye. Ubu ni Imana yabikubwiye ati ye ati ni Imana yabikubwiye. Imana yo mu ijuru yakubwiye uriya abana ntitwajyanye wiriwa nyiriwe imbere y'Imana. Imana yavuze ndabyumva, maze kubyumva ndakwizera, nizera Imana. Haleluya. Ukwiye kwizera Imana ukohereza ijambo aho rigomba kujya. Ndamubwira ese nceceka, ese ndacecekera iki ko Imana itategetse? None se kuki ubivugiye imbere y'abariya bana nibitaba tuzongera kubabwira ko Imana ivuga babyumve?
kugira ngo abo bana bajye bamenya ko dusenga Imana ivuga. Amen. Umwuka w'intege ni ukubwira ngo hisha amasezerano. Iyo avuga ifite imbaraga zo kuyasohoza. Kugeza ubwo bamubika ngo yarapfuye. Ise arabyumva azana umuriro ashyiraho ikiriyo. Ariko isezerano naho bacana ikiriyo, nubwo inama zaba, nubwo bakwenyegeza ibisito, iyo gusezeranije niyo kwizerwa no kubikora. Ntabwo ari hejuru muri biganza mwakira Imana y'Imana nawe badukurikiye. Haleluya. Nta muntu, nta munyembaraga, nta barozi, ntabo banyeganye yo barirwanya ariko ntibaritsimbura. Amen. 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 Niyo yonyine yo kwizerwa, niyo yonyine yo kwiringirwa. Se biraba, itegetse birakomera. Niyo yonyine yo kwizerwa, oh, niyo yonyine yo kwiringirwa. Se biraba, itegetse birakomera. Haleluya. Imana ikwiye kwizerwa kugeza ku munota wa nyuma. Ku munota wa nyuma Amen. abantu babuze icyo babikora, Imana niyo kwizera. Kugeza ku munota wa nyuma niyo kwizera. Akuka kagitera niyo kwizera. Ucyumva amajwi niyo kwizera. Amen. Imana ishimwe. Niyo kwizerwa Imana we. Amen. Ikintu cyarangaje, umuhungu yise izina ariko nyine sindivuze. Yabwiye barumuna bati mwumvise ko Imana yavuze, ati mwumvise Imana ya mama. Ati noneho rero ati mujye munyita generali muri mwe. Ati ni bikomeye. Nsanga rero bose yabasinze, noneho bakajya bamureba bakagira intoki. Ese nk'uyu niko bigenda. Iyo ubwiye abantu ngo Imana yavuze, barebye uko umeze n'uko usa n'ubuzima ubayemo bagira utyo. Batese niwe. Ubwiye abantu ko uzabyara n'imyaka umaze bagira utyo. Ubwiye abantu ko utazakorwa n'isoni bagira utyo. Ariko yabivuze. Amen. Nubwo batashaka kukureba, izakora ibintu abantu bakureba. Uzashaka wowe? Bati nzashaka wowe. Byumvikana. Ntabwo byumvikana iyo abantu barebye igihuri
ubuzima baravuga ngo bishoboka, Imana ikavuga ngo birashoboka. Icyo dukwiye kwizera ni iki? Imana igiriye ibiherezo kandi bimwitangirira. Amen. Abrahamu, Imana hari ibintu amen byamuteye kwizera. Icyambere ni kuvuga ngo nuko yirirwa icyizere n'Imana, Imana ikamutoranya mu muryango we wawe wenyine. Kugirirwa icyizere n'Imana, apana mama, nta muntu wamutoye, Imana yamutoranije mu muryango we wawe wenyine. Imuhindura ubwoko atari bwo, imuhindura umuragwa w'amasezerano, gutoranywa. Amen. Icya kabiri ni ukumuha umwana ibyiringiro byarashize. Reka ngira Imana sinabona n'amaso yanjye cyangwa ngo byumve usibye umuntu wabyagize imyaka 90. Nabivuze nyine wakutizera kwanjye navuga ngo ufatira kigera hano ko ntibizashoboka. Ni ukuri birashoboka. Ibyo abantu babona bidashoboka, Imana irabishoboka. Kumubwira rero ngo uwo mwana biroroshye, biramworohera kuko afite ibindi akesha Imana. Yemwe mureke mbabwire, kukubwira ngo izere Imana aho ugeze bikwiye kukorohera kuko hari n'ahandi wavuye. Mugabo we kugira ngo izere Imana kuko n'ibindi zabikora ukwiye kubyumva vuba kuko hari n'ibindi Imana yakoze. Haleluya. Kukugira ngo iyo ndwara izakira ukwiye kugutera gusirimba. Uwo mwana wari waratinze kandi barazamuka bageze ku musozi, afata umwana aramwatese maze kumana umuriro n'ingwi n'inkota, umwana w'igitambariye. Aburahamu areba Imana igiremo ibintu aho bitari. Mwaretse tukizera. Haleluya. Mwaretse tukizera. Urize muzi ikintu ushaka kubabwira se? Nashakaga kubabaza ngo kwizera kurarema. Mani bamugisha tugiye gusengera muri iri jambo rero. Noneho nanjye ngiye kubabwira ko kwizera kutarema. Kwizera kurema noneho akaba tubwiye ko kutarema. Kwizera kubaye kurema twaba dufite abaremyi babiri, ahubwo Imana niyirema. Imana niyirema. Asifiwe. Yagira umusoro ugaruka muri korali inabose kabuka n'ibintu uganisha ko ufata cyangwa ikindi gira ikintu ufata agaragara. Muramureba mwese abaje niba kureba kabisa n'ugira hano gatoye, muramureba sawa. Urabifite ikintu urakoze Imana kumugisha. Bakamuje muri korali nta kibazo, ariko papa nawe ntacyo ngwino papa yangane ngwino. Noneho ikintu Imana igusaba ni urugero ariko ngiye kubaha. Haleluya. Amen. Asifiwe. Amen. Uno nyegera, uwo nyegera. Ngewe nitwa Vedaste. Ariko Imana irambwira ati Veda, aho uri nta kintu ufite, ariko nta kwizera ufite. Uriya tugiye kumugera urugero rw'Imana irema. Kandi murabona ko ntabwo iri aho gusa idafite icyo ifite. Ifite ibyo ifite yaremeye abantu bizera. Asifiwe. Ngewe rero ni hano ariko nta kintu ufite, ariko ufite kwizera. Ariko kwizera sinkujyana mu isoko ngo nta n'umufuka w'umuceri, ariko ufite kwizera kuruta umuceri. Haleluya. Ariko Imana irambwira ngo nyizera kuko ndi uwo kwizera. Ngewe rero ufite kwizera. Kwizera ufite amaso, ufite amaboko, ufite amaguru.
Amen. Yesu we iyo turugo ndimo nizeye Imana icyo nkora ni kwizera kugira kwizera kwidenga kabiri ko kwizera ko Imana ishobora byose none iyo ngize kwizera nohereza kwizera uko kwizera gufite amaraso nta handi kuri muke kurajya kubona izera uko gufite amaguru kuragerayo uko gufite amaboko kurajya kwakira iby'Umuremyi yageneye. Amen. Yewe ndasabwa kugumaha kwizera ko Imana yagishobora byo Satani yasakuza n'agahorekeraho Imana yagishobora. Mwatere haleluya. Kwizera wenda kohereje genda ungera Umuremyi wanjye akumbera ibyo yageneye arabifite Umuremyi wawe siko nazakorwa n'isoni siko nazamwara kuko Umwami Imana izantabara nicyo gituma ntamwara nicyo gituma nkomera mu maso yanjye hakamera nk'urutare kandi sinzatinya kuko untsinda ari hafi yawe. Amina. Amina. Kwizera rero kwagezaho Umuremyi ari ariko njye nasinya babiwe icyapa wese aravuga ibyo ashaka baranyita amazina isi iransuzugura ntawe ureba n'ibihumye ati Imana yaramutaye Imana yaramuretse ku rutonde rw'abazatabarwa ntarimo Imana bazagirwa neza n'Imana ntarimo bakabona ibyaha Imana nziza bari kurikije amateka ye nta namba ariko ufite icyo batazi mfite kwizera ko Imana ishobora byose. None no kwizera ko bageze imbere y'Umuremyi ntabwo kugaruka gutyo kurarambura amaboko gufate ibiri mu maboko y'Umuremyi wanjye singira ibintu biri muri gira ikintu usingira noneho kwizera kurongera kugaruke kuwa kohereje kwizera kuragaruka kuza kuzanira iri bintu uvana ubizi nzanira ibintu uvuye ku Muremyi. Amen. Kwizera tera haleluya. Abizeye Imana mutera haleluya. Kwizera kuzanye n'amafaranga kwizera siko kuremye ahubwo kuko ngufite nakubahereje kuragenda kugera aho Umuremyi ari gusingira iby'Umuremyi yageneye kurabigarukanye kumpaye ibyo nizera ariko kwizerwa n'umwe ariko afite ibyo wizera. Amen. Haguruke nimutere haleluya mu izina rya Yesu.